Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bigeze kuri 5 bituma benshi bakomeza gukena cyangwa ibintu bituma wowe ubwawe ukomeza gukena. Guhaye ikaze ngiye gutegura nk'ibisanzwe ndi Ernest. Tudatinze, ikintu cya mbere gishobora gutuma uhora mu bukene ni ukuba hafi y'abantu badafite icyerekezo. Abantu ugendana nabo, abo wihuza nabo cyangwa inshuti zawe bashobora kugira uruhare runini mu buryo utekereza no mu byemezo ufata. Iyo uhora uri kumwe n'abantu muhujwe n'imyidagaduro gusa, mu gusangira amayoga n'ibindi binezeza, cyangwa se bitaba ibyo ukaba uhorana na ba bandi bavuga ko ibintu bidashoboka, ubona ko nyine bahora baguca intege nk'igihe hari ibyo ugiye kuremaremye. Icyo gihe iyo ubahaye umwanya munini baguhuza mu bukene. Gerageza rero kugabanya umwanya umarana n'abo bantu, ahubwo wiyegereza abantu bagutera imbaraga, ba bandi bakwigisha ibintu bishya n'uburyo wava mu bukene, mu gihe ariko wumva ko nyine ugomba kuva mu bukene. Ikintu cya kabiri gituma benshi bakomeza kuba abakene ni ukugira imyenda idafite umumaro. Iyo tuvuga imyenda idafite umumaro ni ya yindi ufata ugiye kugura ibintu byo kwishimisha nk'imyenda ihenze, telefoni nziza, imodoka nziza, ibikoresho byo mu nzu wenda bisimbura n'ibyo wari usanzwe ufite, ugafata ideni ugamije kwishimisha mu bijyanye n'imyidagaduro n'ibindi abantu benshi bafatira amadeni bagamije kwishimisha. Aha rero agakwiriye kwibaza iki kibazo mbere y'uko ufata uwo mwenda. Ese ko ngiye gufata uyu mwenda w'amafaranga, ibyo ngiye kuba nawukoreshamo bizangarurira ndi wo kuwishyura? Igisubizo wabona ari yego, ukaba wawufata. Wabona icyo kintu ugiye gukoreshamo uwo mwenda kitazaguha ndi yo kuwishyura, uwo mwenda ukaba wawugendamo gake cyangwa ukanawihorera. Kuko kino kintu gihuza benshi mu bukene, kubera ko nk'igihe umuntu abonye amafaranga yifuza nko kugira icyo yatangira, wa mwenda yafashe uhora umwitambika bigatuma nta kintu atangira kugerageza. Ikintu cya gatatu gituma benshi bahora mu bukene ni uguhora basubika ibintu bagakoze uyu munsi. Gusubika ibintu kenshi ni imwe mu ngeso zishobora gutuma umuntu adatera imbere, kandi iki kintu abantu benshi baragikora. Niba hari nk'ibintu wakagombye gukora ugahora uvuga ati nzabikora ejo, kandi ari nk'ibintu by'ingenzi byakugirira akamaro, ko gukomeza ubitinza ubyimurira ejo, ugashiguka igihe cyaragiye nta kintu wakoze. Ugasanga umaze nk'imyaka 2 uvuga ati ugomba gutangira gukora iriya bizinesi, ariko ari ukubivuga mu magambo gusa udashyira mu bikorwa kandi ufite iby'ibanze bisabwa kugira ngo utangire. Wenda ugasanga ku rundi ruhande rumwe ikintu kiri gutuma udatangira ni uko utarabona ibikenewe byose ngo utangire. Iri rero umenya ko ari ikosa. Tangirana n'ibyo ufite, igihe kiba kiri kugucika gake gake utabizi, kandi uko witinza ni nako na bya bindi ufite wagatangije uyu munsi bigenda bita agaciro. Tuvuge ko uyu munsi wari ufite 200,000 wagatangije nk'akabizinesi gaciriritse, hanyuma y'umwaka ibyo 200,000 ibizaba bishoboka yuko uzaba ugitangije ako kabizinesi. Icyo gihe kazaba byibuze kari kugusaba nk'amafaranga 250,000. Ni urugero nyine shaka kuguha kugira ngo wumve ko uko igihe kigenda gishira ari nako amafaranga agenda ata agaciro, kubera ibintu bigenda bihenda. Ikintu cya kane gituma benshi bahora mu bukene, cyangwa se ikintu gishobora kugukurura ubukene, ni ugukoresha amafaranga yose winjiza. Hari abantu binjiza amafaranga bakayakoresha bose ariko ntibagire ayo basigarana. Iyo uri umuntu utagira umuco wo kuzigama cyangwa guteganyiriza ejo hazaza, ushobora kugira ibibazo bitunguranye bigusaba amafaranga ukabura uburyo bwo kuba wabikemura. Niba amafaranga yawe yose ashira mu kwishimisha by'uyu munsi, ejo hazaza hawe menya ko nta terambere hafite. Ushobora kuba wenda ufite nk'akazi, ubona umushahara wa buri kwezi, ukumva ko umushahara wose uzajya uza ukawurya wose ukarangira, ntufateho n'amafaranga na make ngo uyazigame. Oya, ntibyagakwiye, kuko nk'ubu uzi uko ejo hazaba hameze. Birashoboka yuko n'ako kazi wishingikirijeho hari ubwo utazaba ukikariho. Gerageza rero kugira igice gitoya wizigamire wowe kugira ngo uhangane n'ubukene bw'ejo hazaza. Ikintu cya gatanu ari nacyo nasorezaho ni ukugira imyumvire yo kumva ko amashuri na diplome ufite bihagije ari byo bigomba kukubeshaho, utagomba kwihangira imirimo. Kuba ufite amashuri n'impamyabumenyi ni ikintu cyiza kuko biguha ubumenyi n'ubushobozi bwo gukora ibintu bigiye bitandukanye, ariko ikibazo gitangira iyo uri umuntu utekereza ko ayo mashuri n'iyo diplome ari byo byonyine bizatuma ubona akazi ukava mu bukene. Ugasanga ushoje kwiga umaze imyaka 2, 3, 5 irashize uri gushaka akazi warahebye, utanareba n'andi mahirwe ushobora kuba waba ufite ngo ube wagira icyo utangira gukora gake gake. Impamvu ni uko hari abantu cyane cyane urubyiruko hari nk'imirimo basuzugura ngo iraciriritse, kuko hari n'abavuga bati ese kariya buriya ni akazi, ubuse ningakora sibazansika, singiye kwiteza stress njya muri kariya kazi, reka. Umuntu nkanjye wize amashuri ngasoza
reka ngomba gutegereza paka mbonye akazi keza kajyanye n'amashuri yanjye. Kabura aho nyine ukanga gukora akazi kose ubonye ngo karaciriritse, kandi buriya akazi gaciriritse akenshi iyo umuntu yiyemeje kugakora gatuma ashobora kubona kandi kisumbuyeho. Aho kugira ngo rero wicarire aho ngaho nta kintu uri gukora wagakora. Tekereza rero kabiri wowe ugifite iyo myumvire, kuko isi y'uyu munsi ntigishyira imbere diplome cyane ngo ibe ariyo ituma ujya ku mwanya w'akazi runaka, ahubwo isigaye ishyira imbere cyane icyo uzi, icyo ushoboye gukora cyangwa se icyo bashyize ku isoko. Wakoze cyane wowe twabanye muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe wibuke ko wayikora. See you.